none se ko none bakuzi oya twe yaradutumye eregayo Marina w'umuntu nkanye nawe umuntu yazakunda tukazakora ikiganiro nawe muri kumwe ubazatura n'iminota 10 yonyine yazabura eregayo umwana akosheje asaba imbabazi kandi akazihabwa Ego. Ego. Mubyeyi rero ngo nguki umutima we nyine wari ukimukira urubanza uvuze iryo jambo kuri umukristo kandi nanjye ndi umwemeramana uvuze iryo jambo kandi nanjye ndi umwemeramana sinzi ko yakemera no guhura nanjye ariko reka tumamu gasubwa ati Samantha nyuma y'ibyawe byose arifuza guhura nawe mu kiganiro akagusaba imbabazi imbere y'isi yose kuko abantu bose barababaye arifuza kugusaba ngarambwe mu buzima bwanjye nta muntu zigera mbona nta kintu no gusaba singana za kwitaba namo kiravuni alo miro neza miro neza miro neza Samantha araho se ko namubuze nitwa Bosco Samantha araho ko namubuze amakuru ya Samantha ko namubuze si Marina wa Samantha wakera kuko ni Marina wakera nawe mu murenge no mu rusengero ntacyo turi mu kiganiro nitwa Siaka nimba tutakugoye nta kibazo nitwe Siaka Marina se Samantha kubera iki se mudaherukana kandi Marina byagenze bite oya niwe Marina yo hafi tuzi umuturage ariko wa gatanu tuzaboneka mu cyumweru gitaha tuzabonana nta kibazo urakoze Imana ikugire neza n'abawe bose n'umuryango wawe muri rusange kandi urakoze ku mwanya duhaye haracyabaho abantu haracyabaho inshuti haracyabaho abavandimwe murumva ukuntu avuze ati naramubabariye bitewe n'ibyaha ati ntabwo wareka ko bari umuntu mu ntambara ngo ne mu bindi Marene w'igicupurisha ndakwanga kurenza ibindi byose biba ku isi n'abanayigize ntabwo uza abagabo basezeranye n'abagore umugabo ava mu rugo akajya kwibeta akajya kuryama n'undi mugore ariko akaba bizi ko nubwo ari buveyo agomba gutaha agomba kuryama akaryamayo sinubatse njyewe umugore nesheje mu matwi nkabona amahoro ayo mukubite urumva bajya kumfunga nkajya ahantu hari umwana umfaterera kambemera nakwamiraho icyo namenye ngiye mu nshingano zanjye namenya abana banjye nimba se baramuzenguruka mubazi uriya mugabo wanjye kano kangira mugabo wanjye mwishashe kuri kamera ukamubwira ati umugore wa byibura kuri kamera ntacyo yavuga ngo iki nimwe ko Gatanya bizange Gatanya yarambwa ko kugira ngo nsinyire Gatanya ngo nzajya njyame mu muhanda imodoka ijinyure hejuru bankigo ntabwo nzijya njya gusinya kuri divorce ngiye nese ngo katari yo mpamvu kano kanya yakushije amahirwe aka kanya yaranziritse nta mugabo wanireta nabashaka n'abagira uti niyo mpamvu nyine ariko none winyabije bahita no kuri umukristo n'ubundi ngo bagira umwemeramana ngo bagira muri ibyo ngibyo ukaza kureba my husband urakenewe hano I need you ndagukeneye bene imiryango arafunze ngwino batarayifungura
mama hirwa yabaye isugi kandi yarabyaye ndamukeneka nkubwiza Christian jewe mba ndi muri ba bagore biyandika cyangwa abakobwa biyandarika ubu ntago nakabe ntarabyara ndi mwana rwose ubu hirwa bafite ndi mwana bakurikirana kandi nyamubika ngo niwe rwo birangiye ariko kwa ko nubaho umugabo wanjye n'amasezerano twasezeranye mbere y'Imana n'imbere y'amategeko nanze kwica isezerano mugira ataba divorce iyi meta sinzajya kuyikuramo sama tukiraho agaruke mu rugo cyangwa divorce nibwo nzayitura tukiraho ngaho abakobwa bose bo kuri YouTube dufite ingero nyinshi kandi umwami wabo waje bahoza nari bagiye ko kiko zabo zageze senyo igihe urugo rwanjye rwasenywe n'umuntu umwe mana mu mateka y'ubuzima bwanjye wa mugore we ndakwanga Imana y'amahoro izamfashe sinzigera nongera mu buzima bwanjye imyaka yose tsigaje ku isi Imana izandinde kuzagusitara cyangwa kuzahura nawe nanjye yaranye niyo duhuye nitwongera no guhura tukarebana nzaba nzi ko imyaka y'ubuzima bwanjye yongeye kumfata ngiye kongera kubaho mbabaye kuko muri ubu buzima nari guhura nawe ndi kumva meze neza pe niyo umuntu amuvuze ndanasi Imana ubuzirije ndasi waramwinjirije ngo vinzi zanye nta kintu zinjiza ariko abantu bagera bakuri cyane y'amafaranga baha batumirwa bamungara ariko reka ngiye nibwire ba Marene wo mu murenge Marene umuntu wadanje uri umuntu wadanje nubwo naguye mu kinga kubabaza ariko ndifuza kuzicana nawe kuri kamera harya mu pastor wamamagariye Marene wo mu murenge ukamuvugisha akamuga ko Samantha ashaka wakora n'ikigana ashaka umusaba imbabazi mu byabaye mama telefone ntabwo yanyitaho ariko nako namamagaza simuka datazi ariko ntabwo namuvugisha ngenda muvugisha ariko mana shamana nagukotoza ntabwo cyo tubikata oya uramuhamagara umubwira ati ntabwo ntajye ibyo mvuga uramuvugisha ndamuvugisha ku giti cyane urumva umubwira uti ndi mu kiganiro live ndi kumwe na Samantha ujye mwicuza Marene bawe ndamwicuza gusa sinzi ko yakemera no guhura nanjye ariko reka tumamugase ubwa ati Samantha nyuma y'ibyawe byose arifuza guhura nawe mu kiganiro akagusaba imbabazi imbere y'isi yose kuko abantu bose barababaye arifuza kugusaba ngarambwe mu buzima bwanjye nta muntu zigera mbona nta kintu no gusaba ngana za kwitaba namo kiravuni alo miro neza miro neza miro neza Samantha araho se ko namubuze nitwa Bosco Samantha araho ko namubuze amakuru ya Samantha ko namubuze si Marene wa Samantha wakera kuko ni Marene wakera nawe mu murenge no mu rusengero ntacyo turi mu kiganiro nitwa Isiyaka nimba tutakugoye nta kibazo nitwa Isiyaka marerukana se Samantha kubera iki se mudaherukana kandi uri Marene byagenze bite niwe Marene wo hafi tuzi umuturage ariko yadutumye ngo tumukubwirire ko yagusabye imbabazi nubwo wenda mutari mwahura mutanerukana ku byabaye bitewe wenda n'umuntu umwe wabyitambitsemo ngo yifuza ko mwahura mukaganira akagusaba n'imbabazi kuko wamubereye umubyeyi ugatinya no kuguhamagara biba biracyo kuri YouTube channel yaratumye ngo tuzamugusaba imbabazi ku byawe ngo nawe ntabwo ari we ngarifuza gusaba imbabazi muri mu kiganiro kuko yari amaze iminsi arwaye atameze neza ariko yaje gukira sinzi nimba byazashoboka tukazabahuza nta kibazo kuko ngo ntacyo mupfa mubera umubyeyi mwiza ndetse n'iki kiganiro kiri kuri channel no cyatambuka uzabikurikirana ntacyo bitwaye none se ko none bakuzi twe yaradutumye erega yo Marene w'umuntu nkanye nawe umuntu yazakunda tukazakora ikiganiro nawe muri kumwe
Ubazatura n'iminota 10 yonyine. Yazabura. Ego umwana akosheje asaba imbabazi kandi akazihabwa. Ego. Ego. Mubyeyi rero ngo nguki umutima we nyine wari ukimukira urubanza uvuze iryo jambo kuri umukristo kandi nanjye ndi umwemeramana uvuze iryo jambo kandi nanjye ndi umwemeramana bakaya tuvugana turi kumwe no mu kiganiro kuri Samantha TV show ndetse no kuri Kigali News bagana sinzi ijambo bamubwira mukarivugana ihangane kandi nokabye makuru dukora ko bihangane numero yawe naye mwate ariko nawe ndamutunguye arimo arakumva ndetse n'abadukurikiyemo barakumva iri jambo mubwira turi kumwe nacyo tuzahuza muvugane gusa ndi kumwe n'abari bakumva ibyo mubavuga mu kiganiro muri kino cyumweru nko kuwa gatandatu tuzaboneka ubwo cyumweru gitatu mu cyumweru gitatu tuzahaburana nta kibazo urakoze Imana kugiye neza n'abawe bose n'umuryango muri rusange kandi urakoze ku mwanya duhaye haracyabaho abantu haracyabaho inshuti haracyabaho abavandimwe murumva kubona avuze ati naramubabariye bite n'ibyabati ntago wareko ko bari umuntu mu ntambara ngo ne mu bindi marene w'igicupurisha ndakwanga kurenza ibindi byose biba ku isi n'aba nayigize nanga muri ubu buzima kumbuza marene wanjye imugenda ashaka kuzicarana nawe pe nkamusaba imbabazi yarakubabariye muri kamera isi yose nkamusaba imbabazi n'abantu bose nabaje barango yarakubabariye ariko no muri bibe nta mpamvu atakubabariye yarakubabariye akubundi burana ari ndi mu biki ko wagira ngo wamugane hari nk'ikintu cy'igihu cyari kindi ku maso kurasa ko yashakiraga views yashakaga ikibona yanyijeje ibinazangura ibinazama arajyanwe 10,000 saje nanze no kwisiba 10,000 ngo ngaza ko yamugore kashire haba yabonye ntabwo ngo tunze mikoro kunguka n'indabyo n'ibiki kandi views zanjye zitamwinjiriza sasa nshaka kuzakugaruka ariko nzakugarukaho turi mu kindi kiganiro oya nanjye nta kiganiro nge nzamugarukaho buno ntabwo mfata nka marene bunifata nka marene n'uyu nguyu nubwo wenda namuhemukiye ariko niwe muntu ku mutima wanjye numva nka marene niwe numva nka mama wanjye wa kabiri nahuri yawe yashakaga hit na views kandi yarabibonye wamugane wabyara narangiye Samantha dusoza reka dusenge bari badukurikiye kubikiye n'uzi 500 ku Ntwari TV kuri Samantha TV show tubasengere abakurikiye TikTok nitwa Isya Kamara ya Mumfrowing no kuri Twitter ubuni yavuze X yitwa X kuri Twitter Mumfrowing reka tubaragize biteko ubuni duceho ibindi biganiro tuzatubana buri munsi buri saha buri masogonda amen na urakoze urakarama ugira neza yitwa Imana shirwe hejuru kwa kuri Imana abanye natwe muri iki kiganiro waraturinze waratwimanye wabanye natwe hari byinshi byakabaye byaraduhitanye ariko warabiturengeje Kristo wabanye natwe mu buryo bwose bushoboka hari benshi bakuye mu mubiri hari benshi bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye ariko twebwe waraturinze ugumana natwe amahema yawe yakomeje kudutwikira n'ukuri turagushimye kandi turaguhimbaje iki kiganiro turagushimye kuri Imana yakibayemo duhesheje umugisha abantu bose bakuri iki kiganiro kuva gitangiye kugera kirangiye turakwinginze kugira ngo mwami Imana bari kutwagura no kutugirira neza imigisha itangwa nawe Kristo izenguruke kuri buri munsi ari kuri iki kiganiro komeza ubane natwe kandi Imana ukomeze kuturinda no kubana natwe muri byose no minsi yose dusigaje kuri iyi si urakoze kumva gusenga mu izina rya Yesu Kristo amen reka tubashimire mu mwese mwari mudukurikiye kuri Samantha TV show ku Ntwari TV ndetse no ku Kigali News 500 twizere ko mumeze neza cyane muri commentaire inkunga zanyu nuko subscribe like share ndetse na comment tujye twungamo yaba ari ibitekerezo muduha yaba mutunenga munanushima
mukomeze mubane natwe mwandikemo mutugire inama aho bitameze neza mudukosore nameze neza mutubwire ngo mukomereze aho ngaho Imana ide neza. Nari kumwe na Samantha Twisake Manager.